iya mbere ndi bubereke ni Gorota Gold Vitamin C, ndi buze kuyibasobanuriraho. Iyindi ni turmeric, nayo ndi buze kubabwiraho nicyo afasha cyangwa se nicyo yongera ku ruhu mu gihe uri kwikoresha. Ni organic oil, nayo ndi buze kubabwiraho, ni nziza cyane. Kumwe n'iyi ngiyi Gorota Gold, nayo ni nziza, ni oil nziza cyane. Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu. Uyu munsi ngiye kuganira n'abakunzi b'ubwiza, so nizeye yuko muri tayari kandi tugiye kubana muri ino video. Ngiye kuba nabasangiza amwe mu mavuta ashobora kuba yagufasha mu gihe uri gukoresha amavuta yandi, ariko hari andi mavuta ashobora kuba yakunganira cyangwa se ama oil yakunganira amavuta ukoresha. So rero ayo ni ama oil meza ushobora gukoresha mu gitondo cyangwa se nimugoroba, igihe runaka ubishakiye kugira ngo utunge skin yawe iri gusa neza. By the way, mu gihe uri kwisiga amavuta tunga n'andi mavuta yunganira yandi, kuko sinzi niba mujya mukunda kubona amavideo y'abantu batweretse daily tour yabo, bakatwereka nk'amavuta runaka nyine bakoresha. Ntabwo ari nk'amavuta make bakoresha amavuta menshi. So rero nawe ntabwo bivuze niba ukoresha andi mavuta agiye atandukanye bitewe n'amavuta ukunda, bidakura yuko watunga ama oils ayunganira ya mavuta yawe kugira ngo ugire uruhu rurimo rurasa neza. So rero ni amavuta agera kuri 4 ngiye kubereka, ntucikwe kandi nturambirwe. Ayo ma oil ni meza cyane, uyakoresha mu gitondo na nimugoroba. Ndaza no kukubwira nicyo agufasha ku ruhu. Iyo ngiye kubasobanuriraho bwa mbere ni Gorota Gold Vitamin C. Ikintu ifasha ku ruhu rwawe iyo uri kwikoresha, niyo ushobora gukoresha umubiri wose, atari kuvuga ngo ni mu maso gusa. Uyikoresha umubiri wose, ibasha kuba yakongera ubwiza bwo mu maso cyangwa se no ku ruhu rwo rusanzwe, hasi cyangwa se hejuru, all body, umubiri wose. So ikabasha no kuba yakuraho black spots, yagufasha kuba yarwanya ibintu by'umukara. Tuvuge urimo urakoresha amavuta arimo amahydroquinone, ariko aya mavuta agufasha kuba yakuraho ibintu by'umukara ku mubiri wawe, ikabasha kuba yakongera urumuri rw'uruhu rwawe mu maso cyangwa se n'ahandi hose, ukabona yuko uri gusa neza ugashininga. Ikindi ibasha kuba yakongera, niba uri gushaka kuba inzobe cyangwa se imibiri yombi, ikaba yabasha kuba yakongera ubwiza mu gihe uri gukoresha amavuta runaka. Sinzi ngo ukoresha amavuta ameze gute, ariko aya mavuta nayo abasha kuba yakongera ubwiza bw'uruhu mu gihe uri gukoresha amavuta yawe agiye atandukanye. Niyo waba utari gukoresha amahydroquinone, ariko aya mavuta nayo wayakoresha, ni meza cyane, uyarebe. Ikindi abasha kuba yakuraho black spots, ibintu by'umukara ku maboko, ku maguru, ku mubiri. Hari igihe ku mubiri haza utudomodomo ukuntu, ukabona nyine anyway uri gusa nabi nyine. Abasha kuba yakuraho izo black spots kugira ngo uruhu rwawe rubengerane, rurimo rurasa neza cyane, kandi agafasha ya mavuta urimo urakoresha. So akanakora smoothing skin. Hari ukuntu uruhu ruba ubona nyine rushaka kuzana iminkanyari cyangwa se rukushuka, cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga, ariko ubona uruhu nyine nta mbaraga rufite. Abasha kuba yagarura ubwiza bw'umubiri wose, usigaho uruhu rwawe rukagaragara neza. So rero nakubwira ngo aya mavuta yaguze, iyi oil ukayigura, ikongera ubwiza bw'uruhu bwawe mu gihe uri gukoresha amavuta agiye atandukanye, nta kibazo, nta ngorane kabisa. So reka nze mbereke n'ayandi. Nayo iyi oil yindi nayo ya kabiri ndi kubereka bita Gorota Gold Vitamin Essence Oil. Ni nziza cyane, igufasha kuba yakuraho amatashes ku ruhu rwawe. Ushobora kuba uri kwisiga amavuta ugasanga
utangiye kuzana amatashes, ariko mu gihe uri kwisiga ya mavuta ashaka kuba wazana amatashes ukavangamo ni oil, atari no kuyavangira mu mavuta, oya ufatira nk'igihe ukajya uyisiga mu gitondo cyangwa se nimugoroba nk'iminsi 3 mu cyumweru byagukunda, cyangwa se ukayisiga buri munsi bitewe na management yawe ufite, nabyo nta kibazo. So igufasha kuba aya matashes iyarinda ikabungabunga uruhu rwawe kuba rwazana amatashes ahantu hose hiboneye. So ikindi ikaba nayo ibasha kuba yazana brightening skin. Brightening skin nayivuga yuko ari nko kuzana urumuri rw'uruhu, ukabona ko uruhu nyine ruri gusa neza rubengerana, abasha kuba yazana gucya k'uruhu ahantu hose, haba ku maso cyangwa se ku maguru cyangwa se ku maboko hose. So ikindi kirimo moisturizing, kuzana uruhu ukabona ko rworoshye rworohereye, hari uruhu ubona rukomeye cyangwa se uruhu rutari urw'amavuta. Rero ku bantu bafite uruhu rutari urw'amavuta wakoresha iyi golta, byaba byiza cyane. Abantu bafite uruhu rwumye cyangwa se n'ufite uruhu rworoshye rw'amavuta it's okay, nabyo nta kibazo, ariko cyane cyane ku muntu ufite uruhu rwumye ibasha kuba yakoroshya uruhu rwawe, ugakora ku ruhu ukumva ko uruhu rworoshye nta kibazo kirimo. Indi oil, iyi ngiyi turmeric, Organic Essence Oil turmeric. So ari abantu benshi muzi amaturmeric agiye atandukanye, cyangwa se nayo nagiye mbereka kuri ino channel yacu, ndakeka ni menshi nagiye mbereka. Arayaba ari afite amasabune, afite scrub, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko iyi ni oil itandukanye na ziriya turmeric zindi nagiye mbereka, ariyo iyi cyane cyane igufasha kugira ngo uruhu rwawe narwo rubengerane ruse neza, cyane cyane ku muntu ukoresha iyo turmeric byajyanirana, ugikoresha n'iyi oil ya turmeric byajyanirana bigasa neza, ariko ntibikuyeho no kuba waba ukoresha andi mavuta agiye atandukanye atari turmeric ku buryo utakoresha n'iyi oil ya turmeric. So ni nziza cyane, ibasha kuba yakuraho ama black spots ku ruhu rwawe, cyangwa se ikongera n'ubwiza cyane cyane mu maso no ku mubiri wose, kandi mu gihe gitoya cyane. So yiganjemo cyane super whitening, nkuko ishobora kugukorera inuza uruhu rwawe mu gihe cya vuba. So hari igihe usanga hano handitseho iminsi 7, ariko wenda biterwa na company runaka ishaka kuba yayamamaza, ariko ntabwo nakubwira ngo mu minsi 7 niho uhita utangira kubona ibisubizo, ariko mu gihe nakubwira ngo mu gihe cy'ukwezi utangiye kubona igisubizo cyiza cyane. Burya anabibabwiye ngo amavuta akubitiye akabanguraho nanone ntagaba ari meza, ariko aya mavuta akujyanye gahoro gahoro atari ibintu bya danje aba ni meza cyane. So rero iyi oil ya turmeric ni nziza cyane, ikuraho ibintu byinshi ku mubiri, cyangwa se hari n'igihe ushobora kuba wahitamo kwisiga iyo ariyo yonyine it's okay, nabyo nta kibazo. Ikugirira uruhu rwawe neza rwo mu maso, cyangwa se nk'umuntu wagize ibiheri mu maso bikaba byaramuteye amabara y'umukara, nayo ibasha kuba yagarura uruhu rwawe neza rwo mu maso, ukagira uruhu rumeze neza rubengerana mu maso, rutagira ibintu by'imikoki cyangwa se ingaruka mbi ubona mu maso, ukabona uruhu uri kurubona rutameze neza cyane. So ikabasha no kuba yakesha umubiri wawe ahantu hose ugasa neza. So iyi oil ni nziza, uyikoresha hano, hariho kuyikoresha umubiri wose, of course ahantu hose wayikoresha, ntabwo ari ukuvuga ngo urayikoresha mu maso gusa, umubiri wose wayikoresha ukagira uruhu rumeze neza cyane. Nizere yuko muri kubikurikirana kuri aya ma oil yose ndi kugenda mbereka ushobora gukoresha yakunganira amavuta waba ukoresha runaka. So akabaho n'iyindi yitwa Miss Fia Organic Oil.
iyi misiya nayo ikora kimwe n'ara yose nabasobanuriye uko bigenda bikora cyangwa se ibyo byunganira ku ruhu. Si byiza yuko nakizimba mu magambo menshi cyane, kandi it is the same. Nayo yunganira ku ruhu, wayikoresha uri inzobe, uri imibiri yombi, cyangwa se ukaba wayikoresha tuvuge wifitiye igikara cyawe cyiza, ushaka ko nanone igikara cyawe gitemba itoto, ubona umubiri wawe woroshye, umubiri wawe atari umubiri wumagaye nyine, haba mu maso cyangwa se ku maguru, ahantu hose, cyangwa se ukaba ukeneye kuba wakisiga amavuta agafata uruhu rwawe, akagufata umubiri wawe wose, ukabona yuko uri gusa neza. So ni misifiya oil iragufasha kugira ngo uruhu rwawe rumere neza kandi rutembe itoto kandi uke use neza cyane ahantu hose. So rero ndizera aya ma oil yose nagiye mbereka, wahitamo iyo ushaka, waba uri inzobe cyangwa se uri igikara, uri imibiri yombi, iyi oil ni amavuta meza cyane yagufasha akunganira igihe urikoresha uruhu. So rero nabitekerejeho ndavuga ati reka mbereke aya ma oil. Hari abantu benshi wenda bakunda kwisiga amavuta, tuvuge ukaba wisiga nka seti yose y'amavuta, tuvuge ya turmeric cyangwa se pawpaw cyangwa se beauty essence, n'amavuta menshi agiye atandukanye bitewe nayo wisiga, ariko ukaba nta oil ufite ushobora gukoresha igihe runaka. Ariko nk'abantu nkamwe mukunda ibintu by'ubwiza kandi mushaka ibintu byongera ubwiza ku ruhu rwanyu, nifuje yuko nabereka aya mavuta kugira ngo ubonye aho uyagura, cyangwa se mbashije kuba nayakugezaho ukaba wambwira nkayakugezaho, nabyo nta kibazo, ugasa neza, ukagira uruhu rusa neza cyane. Ubu nibyo niyemeje kubereka, ibintu byatuma musa neza, mukagira uruhu rusa neza cyane. So rero ku bantu mwamuyazi mushobora kuba mwahereza n'ubuhamya. Ari abantu nkunda cyane ashobora kubona amavuta yari yayisize, niyo naba atari njye warayamuhaye akaba yabyandika muri comment. Biba byiza ku bantu bayakoresha kugira ngo n'umuntu uyabonye bwa mbere kugira ngo amenye akamaro amaze kugirira abandi. So rero nabwira ngo ni ibintu byinshi byiza nzajya ngenda mbikubereka byabafasha. Murabizi ibintu by'ubwiza tubyirwamo tukabiraramo, niko navuga, ntago bijya birangira, ariko ngomba kubereka ibintu by'ingirakamaro byabafasha. So rero ikintu navuga, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. So niba uri mushyashya hano nakubwira ngo kanda subscribe, like, comment and share kugira ngo tubashe kugumana hano, tubasha kubona ibintu byiza cyane. So murakoze.